Ndagusuje wowe wahisemo gukurikira video y'uyu munsi ku makiyaje. Niba utarakora subscribe, aka niko kanya kugira ngo tugendane kandi uzajye ubona ibiganiro byiza nk'ibi. Uyu munsi turaganira n'abasore kurushaho, ariko nawe mukobwa uduteze amatwi, iyi video wayisangiza musaza wawe, inshuti yawe cyangwa umuvandimwe. Uyu munsi turagaruka ku nkweto zitandukanye umusore yakagombye gutunga mu buzima bwe, dore ko inkweto ari ingenzi. Inkweto nizo zitwerekana, ndetse burya umusore wambaye inkweto zanduye cyangwa zisa nabi cyangwa zishaje ntabwo agaragara nk'ufite icyubahiro muri sosiyete arimo. Uyu munsi rero niyo mpamvu turi bugaruke ku nkweto zitandukanye, ndetse nyine nkubwira n'uburyo wazijyanisha ukagaragara nk'umusore wiyubashye kandi ukeye. Inkweto za mbere umusore agomba gutunga ni inkweto z'umweru cyangwa se white sneaker. Izi nkweto zijyana n'ibintu byose, ndetse wazijyana ahantu hose. Muri make, izi nkweto ushobora kuzambara kuri costume, ushobora kuzambara muri weekend wiyambariye agapantaro k'agakoboyi cyangwa agakabutura. Izi nkweto zishobora kujya ku ipantaro ya koto, ndetse ahantu hose. Inkweto z'umweru ku musore ni ingenzi, kuko nta kintu na kimwe ushobora gukenera kwambara ngo nushyiraho urukweto rw'umweru byange kujyana. Bivuze rero ko wowe musore utwumva muri aka kanya ugomba kuba ufite urukweto rw'umweru, kuko ni ingenzi. Ubwoko bwa kabiri bw'inkweto umusore agomba gutunga ni inkweto y'uruhu. Uru rukweto rushobora kuba ari urukweto rw'umukara ruterwa umuti cyangwa rwa shokora. Uru akenshi rukunze kujyana n'imyenda y'umukara cyangwa se andi mabara atandukanye. Muri make, niba ukeneye kujya ahantu hiyubashye cyangwa ukagaragara nk'umuntu uri class, ugomba kuba ufite urukweto rw'uruhu. Uko rwaba rumeze kose ugomba kuba urufite, yaba ari za zindi zifite akantu kameze nk'agakandara hejuru cyangwa izifungishwa n'imishumi, ariko urukweto rw'uruhu ntirukaburiye mu nkweto utunze, kuko nirwo rukweto ufite rushobora kukugaragaza nk'umuntu wiyubashye kurenza izindi zose. Ubwoko bwa gatatu bw'inkweto umusore agomba gutunga ni inkweto za siporo. Buriya aho uva ukagera, wa musore we, ugomba kuba uri umusore ugaragara nk'umusiporutifu. Waba ukora siporo waba utayikora, ariko ugomba kugira agakweto ka siporo, ku buryo byibuze umuntu uzakubona azabona ko wafashe umwanya ukagura urukweto rwa siporo kandi rukomeye. Uru rukweto rugomba kuba ruri souple, ku buryo ushobora guhindukira, kwihina, kwicara cyangwa gusimbuka, uru rukweto rukaba ntacyo rwaba. Ndetse uru rukweto ugomba kwemera rukaguhenda, kuko ni rumwe mu nkweto ufite zigomba kugaragara neza kurusha ibindi. Mu gihe wafashe umwanya uri bugirane n'inshuti zawe mukora marche cyangwa se mugiye gukora indi myitozo ngororamubiri, ugomba kuba ugaragara nk'umusore waguze uru rukweto rwiza. Ubundi bwoko bwa kane bw'inkweto umusore agomba gutunga ni inkweto zigezweho, icyo twise trendy sneaker. Uru rukweto umusore wese aho ava akagera agomba kugira urukweto agomba kwambara yahuye n'abasore bagenzi be mu kigero cye, bakabona ko akeye. Ni urukweto rugomba kuba rugezweho, yaba inkweto zizamuyeho hejuru, iziciye bugufi cyangwa se zifunguye. Buri bwoko bwose bubaho, inkweto zigezweho urazikeneye, kuko zigaragaza ahanini personality. Ndetse ni mu buryo ahantu hari abakobwa benshi mwagiye kuryoshya ari nko muri weekend, izi nkweto ntukazibagirwe, kuko nizo nkweto zishobora kugukorera izina bidasabye kuvuga. Ubwoko bwa nyuma bw'inkweto dusoreje umusore agomba gutunga ni sandali. Burya sandali zirakenerwa ku musore iyo hashyushye, ibirenge byawe biba bikeneye guhumeka. Ntabwo ari ngombwa ko buri gihe ugomba kuba wambaye inkweto zifunze. Inkweto zifunguye ku musore ni ingenzi. Mu gihe waciye inzara zawe, wakarabye ikirenge ukagisiga amavuta, umuntu akabona ko ufite ikirenge gifite isuku, ntabwo yabibona wambaye inkweto zifunze. Ni ngombwa rero ko umusore agomba kugira inkweto zifunguye, yaba izo mu bwoko bwa sandali cyangwa se izo mu bwoko bwa kamambiri za slippers. Ibyo byose ni ingenzi. Ngubu ubwoko bugera kuri butanu bw'inkweto umusore yakagombye kuba afite byibuze, nubwo wakongeraho indi miguru itandukanye, ariko izi nkweto ntizizigere zibura mu nkweto utunze mu buzima bwawe. Reka nkwibutse gukomeza gukora subscribe niba ushaka kumenya ibiganiro byinshi bitandukanye nk'ibi, kandi byagufasha bikakugirira n'umumaro mu buzima bwawe bwa buri munsi.